Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abanyeshuri bo mwaka wa 2 w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radio. Muri kumwe na mwarimu wanyu Josue Murengezi ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo wanyu binyuze kuri radio. Muribuka umutwe w'inkuru n'abasomeye mu isomo riheruka. Bwira umuntu mukuru muri kumwe umutwe w'inkuru twize cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ni nsukura umubiri wanjye. None se ninde watubwira iki inkuru nsukura umubiri wanjye yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye mu nkuru nsukura umubiri wanjye. Rimwe mu isomo twize mu nkuru nsukura umubiri wanjye nuko tugomba kugirira isuku imibiri yacu dukaraba buri munsi. Uyu munsi turiga gutahura no kwandika igihekane gishya. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze mukurikiza amabwiriza ndajya mbaha. Mbere yuko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Wowe bifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radio dukomeze twige. Wowe utabifite nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangira mutaragaruka. Sibyo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, igihekane tugiye kwigisha abana muri iri somo kiboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa 2. Niba umwana ataragitahanye muhira, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 92 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumva aka karirimbo mu gihe mwitegura. Abana muteze amatwi radio, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho reka dutangire. Uyu munsi turasubiramo igihekane ntwa. Turakora kandi imyitozo yo kwandika igihekane ntwa hamwe n'amagambo arimo igihekane ntwa. Igihekane ntwa kigizwe n'izihe ngombajwi? Murakoze cyane. Igihekane ntwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri, na na wa. Ingombajwi na wa nizo zitanga igihekane ntwa. Igihekane ni ntwa. Musubiremo igihekane ntwa. Twongere igihekane ntwa. Nanone igihekane ntwa. Murakoze cyane abana. Ubu noneho tugiye kuririmba ka karirimbo kadufasha kwibuka igihekane twize. Mutega amatwi mwumva uko nkaririmba. Zikuvuga neza ijwi ntwa ntwa ntwa
twese tuvuge neza ijwi nwa nwa nwa, nawe vuga neza ijwi nwa nwa nwa, twese tuvuge neza ijwi nwa. Ngaho noneho namwe nimumfashe tugasubiremo. Muriteguye? Ngaho turirimbire hamwe. Zikuvuga neza ijwi nwa nwa nwa, twese tuvuge neza ijwi nwa nwa nwa, nawe vuga neza ijwi nwa nwa nwa, twese tuvuge neza ijwi nwa. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane. Aka karirimbo muraza gukomeza kukaririmba nyuma y'isomo. Ubu noneho ngiye kuvuga amagambo atandukanye arimo igihekane nwa. Muratega amatwi uko mvuga ijambo, hanyuma murisubiremo. Ijambo rya mbere ni umuganwa. Musubiremo umuganwa. Twongere umuganwa. Ijambo rya kabiri ririmo igihekane nwa ni ubwanwa. Musubiremo ubwanwa. Nanone ubwanwa. Byiza cyane. Twiga Ikinyarwanda. Abana, noneho nimwe mutahe gushaka amagambo arimo igihekane nwa, sibyo? Murashaka amagambo atarimo igihekane nwa, uyabwire umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa uyavuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze cyane. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye arimo igihekane nwa ni iminwa, amamininwa, guhanwa n'ayandi. Abana muteze amatwi radiyo, reka noneho twinjiye muri ka gakino kacu ko kurebesha ibikumwe hejuru, mu gihe twumvisha ijambo rivuzwe ririmo ijwi twize, cyangwa tukabirebesha hasi mu gihe dusanze nta jwi twize ririmo. Ngiye kuvuga amagambo nitonze, ndabasaba gukurikira. Nimwumva ijambo ririmo igihekane nwa, murarebesha ibikumwe hejuru, ariko nimwumva ijambo ritarimo igihekane nwa, murarebesha ibikumwe byanyu hasi. Niba hari umuntu mukuru cyangwa umuvandimwe muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Muriteguye dutangire? Ijambo rya mbere ni guhanwa. Reka nongere nsubiremo guhanwa. Ngaho murebesha ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mwabirebesheje hasi ku ijambo guhanwa? Nizere ko mwese mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru. Nibyo koko ijambo guhanwa ririmo igihekane nwa. Byiza cyane. Reka rero twongere dukora undi mwitozo. Muriteguye? Ijambo rya kabiri ni ubwanwa. Reka nsubiremo ubwanwa. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hejuru? Niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko ijambo ubwanwa ririmo igihekane nwa. Byiza cyane. Ijambo rya gatatu ni guhazwa. Reka nsubiremo guhazwa. Ngaho murebeshe ibikumwe byanyu hejuru cyangwa mubirebeshe hasi. Mwarebesheje ibikumwe byanyu hasi?
Niba ari uko mwabikoze ni byiza. Nibyo koko ijambo guhazwa nta gihekane ntwa kirimo. Byiza cyane. Ababikoze neza rero mwese ndabashimiye cyane, muri abana beza. Reka mbahemba aka karirimbo gakurikira. Wavuga iki se ku mazi magari, nta kivuna muhazi ya muganza, urerana ruhona byo kumurera, cyonyine byesha bugesera. Rwanda nziza nuteze kuzahinyuka mu mahanga. Rwanda nziza abawe baguhaye impundu. Abana muteze amatwi radiyo, noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika igihekane ntwa. Mbere yo kwandika, ndashaka ko buri wese ahitamo uburyo abikoramo. Ushobora gukoresha ikaramu n'urupapuro cyangwa agakaye kawe. Ndabaha akanya gato ko kwitegura, ubundi dutangire. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Ubwo se mwageze mu Mukenke, mu Murori impara n'imparageze. Ubwo se Murakoze. Noneho nimureke twandike igihekane ntwa. Ese muribuka inyuguti zigize igihekane ntwa? Niba uzibuka, ngaho uzibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ndakeka mwese mwazimenye. Igihekane ntwa kigizwe n'ingombajwi ebyiri, na na wa. Musubiremo, na na wa. Mwibuke ko tuza mu kwandika igihekane twandika inyuguti zifatanye. Turabanza twandike na, hanyuma dukurikizeho wa, zombi zegeranye. Ngaho nimugerageze kwandika icyo gihekane ku mpapuro zanyu cyangwa mu makaye yanyu. Niba hari umuntu mukuru muri kumwe, aragufasha muri uyu mwitozo. Niba kandi ufite igitabo cy'umunyeshuri cy'umwaka wa kabiri, wareba uko igihekane ntwa cyandikwa ku rupapuro rwa 92 mu gihe twumva aka karirimbo. kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Babyeyi bari mu bayobozi, inshingano yanyu muyimenye. Tube hafi buri gihe, dusome kenshi tumenye byinshi. Muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Abana muteze amatwi radiyo, murakoze cyane kwimenyereza kwandika igihekane ntwa. Niba mugikeneye gukomeza kwimenyereza, murakomeza nyuma y'isomo. Mureke dukomeze. Ubu noneho tugiye gukora umwitozo wo kwandika amagambo arimo igihekane ntwa. Ndasubiramo buri jambo inshuro 3, nindangiza mbaha akanya mwandike. Murategereza mbanze nsubiremo, noneho namwe mutangire kwandika. Muriteguye? Reka dutangire. Ijambo rya mbere ni iminwa. Reka nsubiremo, iminwa. Nanone, iminwa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya kabiri ni guhanwa. Reka nsubiremo, guhanwa. Nanone, guhanwa. Ngaho nimwandike. Ijambo rya gatatu ni kunwigira. Reka nsubiremo, kunwigira. Nanone, kunwigira. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane. Ku bafite igitabo cy'umunyeshuri cyo mu mwaka wa kabiri, mwareba ku rupapuro rwa 92 mugakomeza kwimenyereza. Umuntu mukuru wundi muri kumwe yagufasha kureba niba wabikoze neza,
hanyuma akagukosora. Ndabashimiye cyane rero uburyo mwakoze uyu mwitozo. Muri abana beza cyane. Nimwiha amashyi. Ndetse reka mbahembe n'aka karirimbo. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye harimo na TVET. Abana, byanshimishije cyane uyu munsi gusubiriramo hamwe namwe, gusoma no kwandika igihekane ntwa. Mwabyishimiye namwe? Dutega amatwi umukoro. Ngaho rero mukomeze gushaka andi magambo arimo igihekane ntwa. Amagambo muze kubona muyandike, maze muze kwereka ababyeyi banyu cyangwa abantu bose mubana. Murasabwa kandi no kwandika interuro zirimo igihekane ntwa. Mushobora kwifashisha igitabo cyanyu kuva ku rupapuro rwa 92, mugakomeza kwimenyereza gusoma no kwandika amagambo n'interuro birimo igihekane ntwa. Mwibuke ko utaha tuzakomeza n'irindi somo, ntihazagire rero n'umwe ubura. Sibyo abanyeshuri beza? Ubwo rero utaha buri wese azaba afite ikaramu naho kwandika. Buri wese kandi utaha azaba ari kumwe n'umuntu mukuru uzajya amufasha. Ngaho rero mukomeze kwitwara neza no kuba abanyeshuri beza. Mukomeze kandi kuguma mu rugo, sibyo? Mwibuke kandi gukomeza gukaraba kenshi intoki mukoresha amazi meza ndetse n'isabune. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radio. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.